amen. Nagira ngo wongere unsuhurize uwo muri kumwe umubwire ngo nongeye kuguha ikaze mu nzu y'Imana. Nagira ngo abari hano rwose nongere mbasuhuze, bazamura ikiganza tugasuhuzanya. Abadukurikiye online namwe turabakunda, ndetse n'abazadukurikira nyuma yaho turabakunda, kandi turasaba kugira ngo uko Imana itugenderera namwe ijye bagenderera. Turifuza kumenya yuko mwaje mwateranye natwe, mujye mwandika, mujye mudusaba tubasengere, kandi tuzakomeza guhagararana namwe. Uyu munsi rero turakomeje mu rugendo rwacu rwo kuba abadatezuka, abadasubira inyuma, kuba abadacecekeshwa, abatagamburuzwa mu kwamamaza Yesu Kristo. Ni urugendo rwacu mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Uyu munsi turarebera hamwe aho intumwa Pawulo yaratangiye urugendo rwe rwa gatatu rw'ivugabutumwa. Nk'uko mubyibuka, yatangiriye Antiyokiya, akomereza i Galatiya. Ahangaha tugeze uyu munsi aza kuba aruhukiye cyangwa se acumbikiye muri Efeso. Ibyo tuza kubona ni ibikorwa bitandukanye, ariko bihurira ku ngorane zishobora kuboneka mu gihe abantu bafite ishyaka ku murimo w'Imana, ariko bakarigira mu buryo budakwiriye. Turabona abantu bari bafite ishyaka, bafite umwete, bafite umuhati, bafite umurava, ariko badafite amakuru n'ubumenyi buhagije. Bafite umwete wo kuvuga ibya Yesu, ariko bari mu butamenya kuko badafite ijambo ry'Imana rihagije. Ibi biratwereka neza ingorane abantu bafite ishyaka n'umwete ku murimo w'Imana bashobora guhura nazo, kugira ngo natwe ubwacu tuzirinde, tumenye ikibitera, tubashe kubyirinda. Ntabwo tuzirinda kugira umwete kuko turifuza kuba badacecekeshwa, turifuza kuba badasubira inyuma, ahubwo tuzi neza yuko ishyaka, umurava nibyo byatumye Yesu yemera kwitangira itorero rye, kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza, nk'uko tubibona muri Tito wa 2. Nagira ngo utekereze, rimwe na rimwe hari igihe abantu bagira ubwira bwinshi. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite ishyaka ryo gukora umushinga, na mbere y'uko wiga neza agahita atangira. Noneho akaza gusanga hari umwe twari kumwe, bamubwira ati ibishyimbo, kugura ibishyimbo no kubicuruza bizana amafaranga menshi. W'abandi atiriwe abaza, ahita amanuka mu makoro hariya, ahita ajya kurangura. Kumbe aranguriye, abandi bafite iyo bajya kubirangura kugira ngo baze babiguze. Ahita arangurira ku giciro kirenze icyo agomba kubicuruza, kubera ko atabanje gufata amakuru. Yari afite ishyaka, ariko adafite ishyaka ritari ku murongo. Uyu munsi rero turaza kuganira ku magambo avuga ngo ishyaka ry'umurimo w'Imana risaba kubakira ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka Wera we n'ubwenge. Iyo bibuze riganisha ku buyobe, ubupfapfa n'akavuyo. Imana yacu irishoboye, ntirwanirirwa. Ishyaka ry'umurimo w'Imana risaba kubakira ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka Wera, ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka Wera n'ubwenge. Iyo bibuze riganisha ku buyobe, ubupfapfa n'akavuyo. Imana yacu irishoboye, ntirwanirirwe. Uyu munsi turasoma amagambo menshi. Turasoma duhereye ku murongo wa 24 w'igice cya 18, kandi turasoma n'iki gice cyose cya 19. Uyu munsi ni marato, kubera ko ni inkuru zose zijya guhurira ku bintu bimwe. Nasoma Bibiliya ijambo ry'Imana, numvise rifite amagambo
meza y'ikinyarwanda uyu munsi. Icyo gihe umuyahudi witwa Apolo ukomoka Alexandria yageze Efeze ni muri Efeso. Yari umugabo uzi kuvuga akaba n'umuhanga mu byanditswe. Yari yarigishijwe inzira ya Nyagasani kandi akavuga ibyerekeye Yesu, akabyigisha uko biri ahimbawe ari mu birere. Aya magambo nayakunze, mwumvise? Ahimbawe ari hehe? Ari mu birere cyane. Nyamara kandi yarasobanukiwe gusa ibyerekeye kubatiza kwa Yohana. Yani ari mu birere ariko nta nicazi. Halo? Hari abantu benshi usanga bafite ishaka. Ndakunda kumva ubuhamya bw'ibintu bigenda bibaho. Hari ibice byagombye kwigishwa no nka Pastor Nyazi. Abantu benshi bajyana abantu mu muvumo, bazabe abenshi uretse amabandi gusa abarimo abashaka amafaranga. Hari igihiriri cyinshi kuri bo babandi ni ishyaka ry'umurimo, niko babwiwe, icyo batagira n'ubumenyi gusa bwa Bibiliya. Yakubwiye ngo mwishwatagure cyangwa mupfe nimushake, azi ko ufite diabete, azi ko urwaye, akakubwira ngo uriyiriza iminsi 14 utarya. Ubugoryi gusa, ariko wabandi yifitiye ishaka, arashaka iki? Imana. Arakubwira ngo fata idodowa urishire mu ikoti nirizima. Wabandi hari ubwo wabandi kuko atabishyuzaga, keretse ari ryabandi nababwira ngo manze mwishyure. Yamabanda abanza bakubwira ngo wowe rero ufite akazi, ngo ubwo ufite akazi ngo kandi Imana yavuze ko ugomba gusenga 40, ngewe ndajya kuzigusengera ngo ariko nawe ugomba kumenya urugo rwanje uko barasigara. Abo bona amabandi bo byo murabitatu uri igisambo, uri igisambo ndurumunyamwukuri igisambo. Nta nubwo uri umuyobe uri igisambo. Sitandukaniro. Ariko wa wundi utari kubishyuza akabwira ataka kadodowa ni wibeshe kakazima. Kandi umenye n'undi nawe ntashaka ko impano yizima. Wumvise? Noneho wakwemera ko impano yawe izima. Aba bombi babiri bifitiye ishaka, ariko icyo badafite ni iki? N'ubumenyi. Kimwe n'uyu nawe Apolo yarigishaga ari mu bicu, akajya no muri deba. Muraza kubibona. Akajya no mu madeba menshi. Yabona bari kwisengera y'Imana akavuga ngo ngiyemo kubavuguruza. Kandi nta n'ijambo yikirira w'abandi. Icyo afite ni iki? Ni ishaka, ariko nta bumenyi. Ngo akababwira ari mu kirere, ngo ariko yari yiziye gusa umubatizo wande. Nta nubwo yari azi n'umubatizo wa Yesu. Uzi ko umubatizo wa Yohana wahatiraga abantu kwihana ibyaha kugira ngo bategereze Mesiya uzagaruka. Halo? Ni nayo mpamvu abapfapfa bajya bakubaza ngo ariko ngo hari abantu ngo bagiye babatizwa kabiri. Mwarese ngo nabatije ngo mwabatijwe umubatizo w'ubuhengo twabatijwe wa Yohana. Umubatizo wa Yesu Kristo wo ni umubatizo wo kwihana no kwemera ibyaha no kwakira agakiza tubonera muri Yesu Kristo, kandi bikorwa rimwe risa. Kandi iyo ubatijwe uwo mubatijwe, yo wizeye ukabatizwa, uba ufite na mwuka wera ako kanya. Nta wundi munsi wo kuvuga ngo uzaza kongera ngo kubatirishwa mwuka wera. Ubwo ni ubujiji, ni ubuyobe, ni ishaka ritagira iki? Ubumenyi bw'ibyanditswe. Ari mu birere. Nyamara kandi yarasobanuye gusa ibyerekeye kubatiza kwa Yohana. Apolo uwo atangira kuvugira mu rusengero ashize amanga. Priscilla na Akwila bamaze kumwumva bamujyana imuhira, maze bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kwimenya neza. Ndagira ngo byumve. Hari abamwumvishe bumvuyu uyazadusebye. Nari kuvuga rero kandi bose bazi ko ari uwo kuri Harvest, ku buryo bamujyana tumva ni byiza kujya kubwiriza hari ku isoko, ariko numvishe ibyo uri kuvuga, ngwino tukubwire niba ushaka kuvuga. Hari abantu hano bafite impano, bafite eloquence, Imana igiye kuzakoresha ibikomeye. Icyo bakeneye ari ukwicara bakiga ijambo ry'Imana kugira ngo ya mpano afite iboshe gukora, ikore neza.
afite impano yo gusengera abarwayi, afite impano yo kuvuga no kwigisha. Icyo akeneye ni ukugira abantu bamufata bakamujyana ku ruhande, bakamufasha, bakamwigisha, kugira ngo ya mpano Imana yamuhaye, ya eloquence Imana yamuhaye ikore, kugira ngo atajya kwirirwa abwira abantu ngo nasomye ibi, noneho ngo baze birirwe bahetse ibitambaro, bahetse ibiki, bahetse amabido y'amazi, ngo kubera ko yabisomye. Hari amagambo nifuza nuko bagombye kuyanyandikira. Hari amagambo abiri narabuze uko ndacyari gushakisha mu Kinyarwanda uko nazajya nyavuga. Hari iyo uri gusoma Bibiliya, hari ijambo twita, tuvuga ngo descriptive n'iryo twita prescriptive. Descriptive na prescriptive, yani ni ukuvuga hari amagambo aba yanditswe muri Bibiliya agambiriye kukubwira gusa uko ibintu byagenze. Haro ari kukubwira uko, ni description. Ni descriptive nayo kukubwira gusa uko ibintu byagenze. Hakaba nari muri Bibiliya twita prescriptive. Niyo mpamvu ugiye kwa muganga akagusuzuma bagukorera ngo prescription medicale, yani arakwandikira akaguha umuti. Noneho harayanditswe iyo ukwiriye kugenza gute, gushyira mu bikorwa. Aya yo ni ibyo uri kubwira gukora. Ndagira ngo nguhe urugero. Merutse kujyana na Pastor Manu muri Malawi, naramubwiye nta kibazo, namubwiye ko nzabivuga, aremera ngo nzabivuge. Noneho barya imbeba, sibyo? bakanazitundika ku mishito, bakazishyira ku muhanda. Tarakonze kurya. Bararo nkunda kurya ibintu nabonye mama ari guteka biranyoreraga kubirya, ariko ibindi birangora. Noneho turababaza tuti se hano murya imbeba? Baratubwira bati kurya imbeba ni byiza cyane, imbeba ni nziza, ziraryoshye, kandi buriya nta muntu w'umugabo utakwiriye kurya iki? Imbeba. Ngo nta n'umukwe wagombye kugusura nyirabukwe ngo ave batamuhaye iki? Tubyumvishe turababara, tubyumvishe turatangara cyane, turahava turagenda. Okay, noneho banzubare aramutse ari urwandiko turi kwandika, ari bira turi kwandika, warangiza ugafata iyo nkuru ukaza ugasoma hahandi handitse ngo kurya imbeba ni byiza. Warangiza ugasohoka ukavuga ngo haleluya, ngo John na Manu batubwiye ko kurya imbeba ari byiza. Waba wasomye ukuri? Kuko inkuru yavuze ati jana baragenda, bageze muri Malawi basanga abantu barimo barabaza se kuko mwese murya imbeba? Batereka da, kurya imbeba ni byiza, nta n'umugabo udakwiriye kurya imbeba. Manu na John bagenza gute? Baratangara. Sasa hari abantu rero baza aya magamba ya ni descriptive, nayo kuvuga uko ibintu byagenze ute byagenze. Niyo nkuru ubwo ushobora kuhavana irindi somo, ariko ntiwagenda ngo wirukanga usurinye hahandi handitse muri iyo nkuru hagati ngo ufata handitse ngo kurya imbeba ni byiza, ugenda uravuga ngo Bibiliya iravuze ngo kurya imbeba ni byiza. Tuvuga ari twebwe turi kwandika, byaba ari byo? Okay, ni gutyo bikunze kugenda. Ubwo rero nagira ngo dukomeze twiganirire, kuko ibyo bizagenda bidufasha. Buri gihe cyose usoma ahantu uzajya wibuka hari descriptive na prescriptive. Yani ese iyi ni inkuru, ni amagambo arimo kuvuga uko ibintu byagenze, cyangwa ni ibyandikiwe kugira ngo bikorwe? Ni amabwiriza abantu bari guhabwa kugira ngo ya descriptive na prescriptive. Okay, turakomeje. Nagira ngo nsome nihuti iyo nkuru tubanza tuyumve. Priscilla na Akwila bamaze kumwumva bamujyana imuhira, maze bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya neza. Murongo 26 27. Hanyuma igihe Apolo yiyemeje kujya muri Akaya, abavandimwe bo mu mujyi wa Efezi bamuteye inkunga, bandikira abigishwa ba Kristo muri Akaya
ngo bazamwakire neza. Agezeyo agirira akamaro kenshi abemeye Yesu babikesha ubuntu bw'Imana. Yagishaga abayahudi impaka mu ruhame akabatsinda, atanga ibyanditsweho umugabo yuko Yesu ari Kristo. Imana rero ijya idukoresha no muri bwa bumenyi bwacu bukeye. Ntabwo bidusaba kumenya byinshi, icyo tumenye gusa tukamenya ngo Yesu arakiza, Yesu yarankijije, icyo kirahagije. Igihe Apolo yari Korinde, Pawulo anyura mu gihugu rwagati, maze agera Efezi, ahasanga bamwe mu bigishwa ba Kristo. Niko kubabaza ati, mbese mwahawe mwuka muziranenge igihe mwemeraga Yesu? Baramusubiza bati, uretse kumuhabwa, habe ngo twigeze no kumva ku mwuka muziranenge abaho. Ndagira ngo byibuke, wibuke ko bari ari mu batizo wa Yohana. Wibuke ko Ibyakozwe n'intumwa 1:8, nyamara muzahabwa imbaraga mwuka wera nagenza gute n'abamanukira ku munsi wa Pentekote. Niyo mpamvu iyo tuvuga kubatiza, iyo ubatijwe, Yesu yaravuze ngo mubatize mu izina rya Data twese na Mwana n'Umwuka wera. Iyo tubatijwe mu izina rya Data twese na Mwana n'Umwuka wera, tuba tubatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Turi hamwe? Hari abadasobanuka bavuga ngo twe tubatiza ngo mu izina rya Yesu, kandi Yesu niwe mwuzuro w'iki w'ubumana bwose. Ni ukuvuga kuko abigishwa bari baramaze kumusobanukirwa, ntibamaze kumenya ko Yesu ari we mwuzuro, niyo mpamvu aho bageraga hose babatizaga mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mwuzuro, niwe shusho y'Imana itaboneka. Uyu munsi twarimo turimba ngo nawe shusho y'Imana itaboneka, ni nawe byose byaremewe. Iyo uvuze Yesu Kristo uba uvuze Imana Data, uvuze Imana Mwana, uvuze Imana Mwuka wera. Babandi bazaza kugira ngo ariko ngo nturi kure ngo nyereka ngo ahantu ngo babatije ngo mu izina rya Data. Noneho Yesu yarababeshye, yarabwiye ngo nuko mugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa abemera mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Icyo bari bafite ishyaka ariko rifite n'ubumenyi. Halo? Niyo mpamvu uyu munsi turimo kwiga ngo ishyaka ry'umurimo w'Imana risaba kubakira ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka wera ari ubwenge. Iyo bibuze riganisha ku buyobe, ubupfapfa n'akavuyo. Imana yacu irishoboye ntirwanirirwa. Turaho ngaho? Ase mwabati, baramusubiza bati, twabatijwe uko Yohana yabatizaga. Wibuke ko hari imbere ya Yesu Kristo, Yohana yabatizaga abantu kugira ngo bihane ibyaha. Hari indirimbo twarimo, mwihane mwese Imana ibababarire, mwihane mwese Imana ibababarire. Iyo niyo ari indirimbo ya Yohana. Wihane Imana ibababarire, bategereze Mesiya uzaza. Niyo mpamvu icyo gihe baririmbaga ngo dore Mesiya azaza, we Mesiya azaza. Twe dufite Mesiya. Iyo tubatijwe mu izina rya Yesu tubatizwa Mesiya wagenje ute? Waje. Mesiya waje. Turimo kujyana munsi kubanza ari gufata, kubanza ari gufa, munsi kubanza turi kwiga igufa, kubanza birasaba guhekenya cyane, ariko twumva sibyo. Pawulo ati, Yohana yabatizaga ababaga bihannye bakareka ibyaha byabo, kandi akabwira Abisirayeli kwemera uwari ugiye kuzaza nyuma ye ari we Yesu. Bamaze kumva ibyo, niko kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo niko kubatizwa mu mwuzuro w'ubumana bwose. Yesu ati, ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyana. Jambo ribona ngo niwe mwuzuro, niwe shusho y'Imana itaboneka, ni nawe byose byagenze gute byaremewe. Yesu niwe jambo w'Imana, Yesu niwe uhagarariye Imana Data, Mwana na Mwuka wera. Hari abantu uzumva bakubwira ngo twe tubateza mu izina rya Yesu, uzabwira natwe nibyo tubatezamo. Pawulo ngo abarambikeho ibiganza, Mwuka wera ahita bazaho. Nibwo batangiye kuvuga indimi zindi no guhanura. Abagabo bose bari nka 12.
wibuke ko ibi nabyo ni descriptive. Wibuke ibi ntabwo ari prescriptive, ni descriptive. Wibuke ko uyu mubatizo wari ushinzwe n'amara bazambika imbaraga. Impamvu habayeho kuvuga indimi kwari hakiri igihe cyo kugira ngo ahangaha kwari ukugira ngo nk'uko ku munsi wa Pentecote abantu bavuze indimi nyinshi zizwi zitazwi. Wibuke ko Pawulo nk'uko twaganiriye akimara guhura na Yesu Kristo abantu ntabwo bamwemeye, kuko yari yaratoteje itorero bikomeye. Byarinze nuko hazaho mwene data kuvuga ngo uyu nawe ni mumwemere, nanjye ndabizi koko yahuye nande na Kristo. Rero mu gihe agiye kubatizwa hari hakeneye yuko Imana ikora ikintu nk'icyabaye kugira ngo ikunde yemeza abantu bako kanya yuko uyu nawe umubatiza ariho ni nk'uriya wabigishwa, nawe ni umwigishwa w'ukuri. Ntabwo bivuga ko rero buri muntu wese ubatijwe agomba guhita avuga Icyongereza n'igifaransa ntabyo yize mu ishuri. Niko bisobanura? Mwibuke amagambo yanjye abiri. Hano ni descriptive, ntabwo ari prescriptive. Turi hamwe? Kandi byari ngombwa kuko ibi byahise bishimangira ngo uzi ko burya nawe ari umwigishwa koko, uzi ko nawe koko ari intumwa ya Kristo. Ngorera ko muri kumwe mubariza ngo turimo kujana. Uvuge nk'uko mbivuze, turimo kujana. Pawulo ahamara amezi 3. Ahangaha niho yandikiye urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Ahamara nk'amezi 3 akajya yinjira mu rusengero akavuga ashize amanga, ajya impaka n'abantu abemeza ibyerekeye ubwami bw'Imana. Ariko bamwe muri bo barinangira banga kumvira, basebereza inzira ya Nyagasani imbere y'iyo mbaga nyamwinshi. Nuko Pawulo abavamo ajyana n'abigishwa ba Kristo, maze buri munsi akigishiriza mu ishuri rya Tirano. Amara imyaka 2 abigenza atyo, ku buryo Abayahudi n'abatari Abayahudi bose bari batuye mu ntara ya Aziya bumvishe ijambo ry'Imana. Imana yakoreshaga Pawulo ibitangaza bihambaye, ndetse n'udutambaro cyangwa imyenda byabaga byarakoze ku mubiri we iyo byakozwaga ku barwayi bakiraga indwara zabo, n'ingabo za Satani zibarimo zikamenengana. Aha niho babayobe baza kubera batazi kumva context yitwa descriptive na prescriptive. None ugasanga umuntu araje aravuze ngo umwenda we bazajya barawugura ngo kuko ngo umwenda we yambaye ngo ugenda ngo ndaguhanga kagatambara ngo ugende ngo gakoze ku murwayi ngo arakira. Kubera ubuyobe, kubera kudashobanukirwa amagambo abiri. Iyi ni inkuru bari gusobanura nk'uko nababwiye ya nkuru yanjye. Ntabwo bari kwigisha ngo umupasiteri umushumba niba ashaka gusengera umuntu biravuga ngo abantu bazahamagare niba urwaye uzahamagare abakuru b'itorero bagusengera bakurambitseho ibiganza, kandi uzagenza gute? Uzakira. Iyo ni prescriptive, iyo ntabwo ari descriptive. Iyo ni inkuru y'ukuri, iyo ni birasabwa kubikora. Ariko aha ni inkuru. Ni hahandi rero nimujya mubumva rimwe na rimwe mujye mubagirira impuhwe, mujye muvuga ngo data bababarire, kuko icyo bifitiye ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. Bafite ishyaka, ariko icyo bakeneye ni iki? N'ubumenyi. Niyo mpamvu ijambo ribanga abantu banjye bararimbutse kubera kutagenza gute? Kutamenya. Kandi bamwe babaye n'intagondwa, ntibemera kumvira aba Akira na Priskira. Nibumva bavuze ubugoryi babajyanye mu rugo bagiye kubabwira ngo bemere kumva, ahubwo abababwiye barabahunga bakajya gushaka abandi, bakajya gushanga abandi bapfapfa bakomeza kuyobya. Iyo bigenze gutyo rero abo ntibaba bakiri abayobe, abari ibisambo. Hari Abayahudi bamwe bari bafite akamenyero ko kugenda igihugu bamenesha ingabo za Satani mu bantu. Nabo bagerageza mwumve amabandi ku ntama yahuye,
bafite akamenyero ko kugenda igihugu bamenesha ingabo za Satani mu bantu, nabo bagerageza kuzimenesha bakoresheje izina rya Yesu. Buri wese akazibwira ati, mu izina rya Yesu wo Pawulo agenda atangaza, mbategetse kuva muri uyu murwayi. Aba bandi baruzuye hanze aha. Mwira muri Kongo aba bandi baruzuye hanze aha. Abandi bigira abanyamuntu, babandi bavuga ibyo bumvanya abandi. Araza kikicara cyakoma umuntu avuze ngo karatatatapa oshirigopa marapa, nawe akahita ayifata, yagera ahandi nawe yaba agiye gusengera abana nawe kumva nawe nibanda ati bura yarabivuze mbona baramuturiye, reka nanjye mbivuze. Nacyo cyagera mu rwerere ngo sharaka papata karama. Urumva abana bo baracunze babona Pawulo nuko bikugenda, bati reka duhindura imbyino, reka duhindura intero. Nta bantu ujya wumva yaba ari kubwiriza agahindura n'ijwi rye, ntavuge nk'ijwi asanzwe avuga, akavuga ijwi ry'umubwiriza butumwa runaka yumvishe. Yafata nka mikoro kubera ko hari undi muntu yumvishe ashaka kwigana. Aya mabandi nayo niko yari ameze, aravuga ati ariko Pawulo uzi ko ibi bintu twabirisha, ati mu izina rya wa wundi Pawulo, Yesu wundi Pawulo avuga. Abagenzaga batyo ni abahungu 7 ba Seva, hari amabandi akoze kugira ngo byara amabandi 7. Umusaza nawe yari yararenganye, yari umutambyi mukuru w'Abayahudi. Urumva bari abanyedini rero, kanza amabandi menshi ni amanyedini. Ntugire ngo uzapfa kubona amabandi ari hanze, amabandi menshi aba ari amanyedini. Ngo byari ibihungu by'umutambyi, bikavuga ati byabadate nta biri gufata. Uyu Pawulo waje hari ibintu yavuze tubona birakoze, reka tugende natwe tubikoreshe. Nyamara ingabo ya Satani irabasubiza iti, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko se mwebwe muri bandi? Ntibamwaye. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mureke twige tumenye ubuyobe aho buva, kugira ngo tubone uko tugenza gute tubwirinde, kugira ngo iyo mpano Imana yaguhaye yo guhanura, ubuhanuzi ngubu buri hano. Iyo mpano Imana yaguhaye yo gusengera abarwayi, ikoreye mu kuri. Cyanarandika ngo igihe kirageze ngo kugira ngo abaramya Kristo bamuramye mu kuri no mu mwuka. Ubashe guhagarara usengera umurwayi umubwire uti, Mana biranditswe yuko umuntu narwara akaduhamagara tukamusengera uzambukiza uri mu ijuru. Aho hari ubuyobe burimo. Iyo mpano irakeneye gukora, iryo shaka rirakeneye gukora, ariko rishingiye kuki? Ku ijambo ry'Imana. Nuko uwo muntu wari uhanzweho arabasimbukira, barusha amaboko bose arabamenesha, arahondagura kugeza ubwo baturumbutse mu nzu ye barahunga. Bahunga bagenze gute? Ko mutari gusoma? Buri mwuka byaramwe, mureke mbatabare, mureke ijambo ry'Imana ridutabare hakiri kare, tutazahura nawe wambuye umuntu akakumenesha. Hari uzaba waraririye umuceri na kawunga, warahegenda ukihengekana umugore cyangwa ukihengekana umugabo. Umugore azaza gusangeyo cyangwa umugabo aza gusange ati uyu ni wa mubandi uza hano umuceri ukaburagiye n'isukari kabiragiye, azakumenesha. Nzajya kumva numve bari kumpamagara ngo umukristo we baramumenesheje. Ndi kugerageza gushushanya iyi foto, bari gutirimbuka, bari kwirukanga babunuje, undi nawe ari inyuma kubita. Ejo shirasekeje. Abayahudi n'abatari Abayahudi bari batuye Efeso babimenye basha ubwoba bose. Maze Nyagasani Yesu arogera, aramenyekana. Nuko benshi mu bari bamaze kwemera Yesu baraza, barerura bemera kumugaragara ibyaha bakoze. Abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo, maze babitwikira imbere ya rubanda. Babaze agaciro k'ikiguzi cy'ibyo bitabo, basanga bihwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000.
bityo inkuru za Nyagasani zikomeza kwamamara n'imbaraga zirahama. Nahise nibuka igihe, sinzi niba mwibuka igihe muri iki gihugu cyacu habaye ububyutse. Mujya mubwibuka ububyutse bw'igahene? Icyampa tukongera hakaza ubundi bubyutse. Cya gihe abantu bihanaga by'ukuri, abantu bihanaga badafite isoni. Cya gihe cya tukutendereza, uracyibuka? Tukutendereza Yesu, Yesu mwa nagwendiga omusaigo gunaziza ngwebaza umulokozi. Yaniyo ira ububyutse burakwira bugera i Bugande, bugera muri Kenya. Buri basaza bose wasanga bari mu kigero nk'icya wenda guhera nko kwa Kabamuze sogokuru, n'aba basaza bose bakuru. Banza nta muntu utarigeze yumva kwiyo tukutendereza Yesu. Ba mugenzi, iyo tukutendereza ntago muyizi? Wageraga n'ahantu, hari n'ahantu ngera na kure bakamvara turi wo mu Rwanda, tukutendereza. Ngavuga yewe nje navutse nyuma yaho icyamba hakaza ubundi bubyutse. Bwaragiye bugera muri Ankore, burakomeza ahantu hose. Dore abana b'ububyutse buraza, babonye abakubise umuntu ariko Imana ni nziza. Tekereza kugira ngo ubeshe bagukubite bunuje, Imana ibikoreshe kugira ngo abantu bihane. Alo, tekereza, Imana irabikoresha abantu bagenza gute? Barihana, kandi bihana by'ukuri. Nyuma y'ibyo Pawulo ayobowe na Mwuka yiyemeza kujya i Yerusalemu, anyuze muri Masedoniya no muri Akaya. Nibwo avuze ati nimara kugerayo nzaba nkwiriye kugera i Roma. Nuko yohereza muri Masedoniya babiri mu bafasha be, ariwe Timoteyo na Erasito, ariko we asigara Akanya mu ntara ya Aziya. Icyo gihe nibwo mu mujyi wa Efezi habyutse imvururu zitoroshye kubera inzira ya Nyagasani. Umve indi nkuru, nibyo nababwiye nti zose ndazikubitira hamwe niturangiza twikomereze. Hari umucuzi witwa Demeteriyo wacuraga ifeza udushusho tw'ingoro y'ikigirwamana kazi cyitwa Aritemi. Uwo mwuga wari umukungahaje we n'abo bakoranaga. Ndagira ngo wumve, wibuke ko hamaze kuza ububyutse. Kubera umuntu, abantu bagiye kubesha barababunuza, barahondagura, babirukankana umujyi wose bambaye ubusa. Abantu barakijijwe, bakiriye Yesu. Ku ruhande hari umuntu wari utunzwe no gucura utugirwamana n'ibicyo abantu bakatugura. None abantu bakijijwe. Wumve, muri kumva? Uwo mwuga wari nibwo akoranije abo bakozi n'abandi bakoraga bene uwo mwuga. Arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko amaronko yacu ava muri ubu bucuruzi. Yewe ni amabandi, mwari amabandi ngo y'abasatuzi, mwari amaze iminsi ngo ajya agenda mu bashumba ngo ku matoro hirya no hino. Akagenda akababwira ati ngewe ntumiye ngo nagucurikira aba bantu bo bakazana menshi ukambamo 50%. Kandi byabayeho, ibyo ndi kuba byagiye bibaho. Bahozeho, suri kubabona si? N'undi umva umujyi navuga ati rero mwabahungu mwe murabizi ko amaronko ava hano, none reke dukora ikope. Abakongomani bayita ngo ni ikope. Ngaho mumbwire, mwabyumvishe? Izi nkuru murumva twari guseka iminsi ibiri, navuze reka dusekere rimwe tuzinyuremo zize tuzirangize. Wumve, agira ati rero, agira ati muzi yuko amaronko yacu ava muri ubucuruzi. None muriyumvira kandi mukirebera ibyo uriya Pawulo ari kuvuga ngo Imana ngo zakozwe n'abantu, ngo si Imana na gato. Uyu mubandi ntaradukura ku isoko. Seze niba muri kumva, hari abo tuvuga ibya Yesu bikagenza gute, bikabababaza bitewe nuko bagiraga ngo bungukiraga mu byaha. Uri hamwe?
none uyu mubandi yaza kuba ari nk'umugabo ariko ati umuvuna muheto uri kwigisha ngo imana ngo ntaho zigomba gukorwa n'abantu kandi ari muzi ko ari byo bidutunze turamugenza gute? Amfata niko bari kuvuga, mwabisomye. None muriyumvira kandi mukibonera ibyo uriya Pawulo avuga ngo imana zakozwe n'abantu ngo si imana na gato. Ni nako yemeje rubanda nyamwinshi akabayobya, atari hano muri Efeso gusa ahubwo no mu ntara ya Aziya hafi ya yose. Ibyago umve rero, hari abantu bajya baza agashaka kugushyira mu bye, agakora inkuru ku buryo nawe akwinjizamo. Hari umuntu uza agakora ku buryo inkuru arayitangira, hariyo nari nibutse ariko yo ntayivugira hano, ntayivugira hano. Abayizi batangiye guseka. Hari umuntu uvuga inkuru agashaka kugira ngo igire akamaro ari uko nawe ubwawe ayigushyiramo. Mwumve murongo 27, kandi mwese mwamaze kumva aho motivasiyo ye, ariko we mbese biriya yera havuze ngo 27 hagira unsomera 27 handitse ngo iki Pastor Joy ngo ki mbese ngo njyewe ntago ari njye uri kwivugira ngo ibyago ngo si uko ubucuruzi bwacu ngo bwahinyuka gusa, ahubwo ndetse n'ingoro y'Imana akazi yacu ikomeye aritembe yata agaciro nayo ubwayo igasuzugurika, kandi ariyo isengwa n'abo muri Aziya kimwe n'abo ku isi. Niyo mpamvu navuze ngo imana yacu yo ntirwanirirwa. Imana yacu ntigomba kurwanirirwa. Urabona izindi mana ngo uyu ngo ari kuyivugira ngo yifitiye impuhwe, kandi umubandi arashaka kwicururiza, ariko noneho kuko azi ko abantu abayobe benshi nyine bo bazi ngo kugira ngo abone abamushyigikira, nuko ababwira ati muremere imana yacu ko isuzugurwa. Abantu babyumvise bahita barakara cyane, barangurura amajwi bati Aritemi y'Abanyefesi iraganje, umujyi wose uravurungana, igitero gisumira Gayo na Aristariko, abagabo babiri bo muri Masedoniya bagendanaga na Pawulo, kibakurubana kibaganisha mu kibuga cy'ikinamico. Pawulo nawe yashakaga kwiroha muri icyo kivungi, ariko abigishwa ba Kristo ntibamukundira, ndetse na bamwe mu bategetsi b'inshuti ze bamutumaho bamusaba kudahinguka ku kibuga. Harya ngo ibiza nabi bayimifu. Ababwira ati aba ni abasazi, urabizi ko nawe wababwirije ibyo bari kurwanira, urabizi, bareke banze basare, nibatuza urabona ugende. Ikoraniro riravurungana, bose barasakabaka, umwe avuga ibye undi avuga ibye, barasakabaka. Niyo mpamvu nahisemo gusoma ijambo ry'Imana, gusakabaka. Nagiye mbonamo amaterime nari rwataniye narindi gushaka nuko ntari nyaza ngo yani gusakabaka. Gusakabaka hari umuntu wari ubizi ngo barasakabaka, ngo ngegendera mu birere, ngo barasakabaka, umwe akavuga ibye n'undi akavuga ibye. Ndetse abenshi mu bari aho ntibari bazi n'impamvu bakoranyije, bari bahuruye gusa ihururu. Abayahudi batambutsa uwitwa Alexanderi, bamaze kumutekerera ibyari buvuge, nuko arambura ukuboko ngo abacecekeshe abone kugira icyo asobanurira rubanda. Bamenye ko ari Umuyahudi bavugira icyarimwe, barangurura amajwi bati Aritemi y'Abanyefesi iraganje. Bamara amasaha 2 basakuza nta guceceka. Nibashake basakuze cyangwa bavuge, imana yacu nticecekeshwa ntigamburuzwa, ibyo yakuvuzeho y'igihe cyabyo kigeze biraba bigakoreka. Umunyamabanga w'umujyi amaze kubacecekesha ahita abwira rubanda ati yemwe Banyefezi, ninde utazi ko umujyi wacu wa Efezi ari wo murinzi w'ingoro y'Imana Aritemi n'uw'ishusho yayo yamanutse mu ijuru? Nta muntu n'umwe wabasha kubihakana. Kubera iyo mpamvu mugomba gutuza mukareka guhubuka. Erega mwazanye hano aba bantu batarigeze basahura ingoro. Urumva nta kintu bakozeho, nta n'uwo basahuye cyangwa ngo batuke Imanakazi yacu.
Niba rero Demeteriyo n'abagenzi bafite uwo bareka, inkiko ziriho n'abacamanza ntibabuze, aho niho bagomba kuburanira. Niba hari n'ikindi mufite kubaza, kizatunganywa n'inama rusange, kuko ibyabaye uyu munsi byatuma turega ubugome. Mwumve namwe ko iyi midugararo idafite ishingiro. None se twakwireguza iki? Amaze kuvuga atyo asezerera iyo mbaga. Ndagira ngo tuganire ku bintu bitanu gusa, twabirangije kubivuga, nuko ngira ngo ubone ibyo wandika ushobora kugendana. Nabonyemo ubwo narimo niga kuri iri jambo ry'Imana. Mwibuke ko turimo turavuga ngo ishyaka ry'umurimo w'Imana risaba kubakira ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka Wera n'ubwenge. Iyo bibuze riganisha ku buyobe, ubupfapfa n'akavuyo. Imana yacu irishoboye kandi ntirwanirirwa. Ikintu cya mbere twaboneye hamwe muri ibi byose twaganiraga, icya mbere, kugira ishyaka mu murimo w'Imana udafite ubumenyi bikuganisha ku buyobe. Jya wiga ijambo ry'Imana ubudasiba. Ibyo ni bya bindi twaganiye ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 28. Ishyaka mu murimo w'Imana udafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana bikuganisha ku buyobe. Jya wiga ijambo ry'Imana ubudasiba, kugira ngo utayoba nawe ukayobya iki? Abandi. Icya kabiri, ntabwo ndi butinde. Icya kabiri, ishyaka ritayobowe na Mwuka Wera riganisha ku rupfu. Komeza kwizera Yesu Kristo. Uribuka umuntu, Bibiliya iravuga mu Baroma 8:9 ngo umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Siko bihari? Yani ufite ishyaka ritayobowe na Mwuka Wera riganisha. Kandi Mwuka Wera w'ukuri, Mwuka Wera ni Imana, Mwuka Wera ni umujyanama, Mwuka Wera apana bya bintu byo ngo mfite Mwuka Wera uri kukuvugisha bidafite aho bihuriye n'ijambo w'Imana. Alo, aho ngaho nagira ngo munyumve neza. Abantu benshi bayobye baravuga ngo bafite Mwuka Wera. Yashaka akavuyo aravuga ngo turi kuyoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera ntabwo agendera ku kavuyo, ahubwo Mwuka Wera agengwa n'iki? Ijambo ry'Imana. Kuko ibi byanditswe byera byose nibyo bifite umumaro, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abashe gukora umurimo mwiza wose. Nakunze murongo wa 13 muri Bibiliya 13. Bibiliya yera abakoresheje ijambo nabyo nashatse naryo nuko buriya iyo uri kwiga ijambo ry'Imana ujye ufata byose usome neza n'ibitabo byose. Harimo ijambo bakoresha ku murongo wa 13 aba mu ijambo ry'Imana nabo batashizemo, ngiye nari kurishiramo ngo ryitwa ngo iki? Mwabivuga cyane namwe mwabisomye ngo ninki inzererezi. Ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda, hari abari kugira ngo barebe niba ari byo koko. Bote reba niko byanditse. Soma kabisa mu Kinyarwanda niko byanditse. Inzererezi hari abantu bakunda kuvuga ngo ibintu ujye uvuga ngo baba birebye murya inzererezi, kuko inzererezi ziranze. Ntimuzi ko inzererezi abashumba bari hano, inzererezi si zo mbi cyane mu murimo w'Imana. Inzererezi uzi iyo mufite korari mufite mw'inzererezi, yewe we murogira icyumba cy'amasengesho kirimo inzererezi. Kera ndi umwana nari inzererezi, twahora twimuka, urumva ngende umwana w'umupasitoro, twimukiraga ahantu. Noneho bajyaga kugera buri rusisiro rwo mu cyaro bagira umuntu bita umurozi. Umukecuru uri aho ngaho wisaniye ntayi bavuga ngo ni umurozi. Noneho bageraga igihe cyo kubwirwa amakuru y'abitwa abarozi. Njyewe narazengurutse hose
noneho nkumva baramvuga ngo dore uko ukunda kuzerera, ngo ubwo ngo uzasanga ngo wariye ngo baraje ngo bakiro, ngasanga mbariye 4 nzi naho agakono kibera. Nuko Imana yahisemo kwirindirira murinda. Iyo nza kuba no bari kuba bimenye kera, bari kuba bakerewe. Sasa hari igihe ugira inzererezi mu rusengero zivuga ngo bamucunze ngo hehe, yani zirigo zirye byo ku gasozi, wowe ugahora akazi kawe ari ukuvura, ari ukurogora, ari ukurutsa, iby'inzererezi zavuye kurarura mu gasozi. Kandi ikomereze. Cya gatatu, ishyaka ritagira ubwenge riganisha ku kuba inzererezi. Saba ubwenge buva ku Mana. Ni hahandi twahereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Ariko mwabonye inzererezi icyo zivanayo? Mwabonye barazititimburuye, baza bazikubita zambaye ubusa. Hari abantu rero bagomba kuva mu buzererezi kugira ngo abantu bateguhora bari kunga, bateguhora bari kurutsa, ahubwo abantu babashe gutera imbere. Sibyo biri? Hari naho ngiye bapfaga kundutsa gusa, hari naho bapfaga kundutsa gusa ngo nakwirwarira nk'akantu batubakiro da bagashavuzana. Hari agakecuru kabaga gahita kazana ibiti, kandi biriya biti biriya by'ibyatsi niyo babiguha uri muzima wanaruka to. Noneho naruka kakazana akantu ngo nduri kureba ngo dore ngo biri kurenduka hehe, kurenduka hehe, kumbe koma ni ibyo biti by'ibyatsi. Hey, inzererezi ngiro muri kumwe ngo ntukabe inzererezi, urumva ukuntu nabaga nabahangayikiye. Nje nabaga nzi neza ko nta burozi namwe, ntabwo. Ariko mama nawe ntunamwemeza, nawe yarakaza kanga bakabinywesha. Hari n'igihe numvaga ngiye nko kurwara nkicecekera nkajya nihisha kugira ngo batabimenya, ahubwo nabanzi ko barabata ubwo bakiroze da. Ishyaka ritagira ubwenge riganisha ku kuba inzererezi. Saba ubwenge buva hehe? Ku Mana. Ibindi byose twabiganiyeho. Icya 4, ishyaka ritagendera kuri gahunda ryerekeza ku kavuyo. Komeza ugume hehe? Muri Kristo. Mwababonye akavuyo. Ishyaka ritagendera kuri gahunda ryerekeza ku kavuyo. Ndavuga akavuyo kakandi gasigaye kaba mu matorero hirya no hino, cyane cyane iyo abantu bafite ishyaka ariko barajijiwe n'ijambo ry'Imana. Aho ushobora kugera ugasanga umushumba ari imbere ari kwigisha, ukumva hari abataye umutwe ngo Mwuka Wera aravuze ngo ceceka mushumba, ngo Mwuka Wera ngo arabihinduye. Ariko nk'ubu hakagira ubivuga hano, nahamagara Guma na Martin nuko gute banza ntanakwirirwa mpamagara. Tekereza yaba ari hagurutse ari kuvuga, n'umuyobozi yakoragiye kuvuga ngo yagiye kubwiriza, ngo nagahita aza yirukanga n'akavuyo ngo Imana ngo ibira byanze, bagahita afungura hano, ngafunguye hano. Yakongera kuvuga kumva indi nzira ngo rikatatatata Mwuka arabyanze. No ngo ikizira kigeza ahera. Inzererezi umushumba ngo wowe uri kuvuga ngo sasa wowe ngo uri ikizira, ngo ubwo ngo kigeza ahera. Nanjye byambayeho ahantu nashaka kuvuga. Ndagenda nsanga bafite udukorari, agakorari k'abantu 2, akandi k'abantu 3, akandi k'abantu 4, kandi kubera ko harimo umuntu umwe ukunda kuririmba wundi ushoboye, ugasanga ari muri korari zose. Noneho nkavuga ibi bintu nibitwitiriza aba bantu niba bafitanye n'ibibazo basabanye imbabazi bakagira korari imwe ishobora guhagurira igaririmba. Noneho kubera ko muri bo harimo umuntu umwe, ntago ndi bubavuge mutamenya. Noneho muri bo harimo umwe wumva ashaka ko barita avuga ati ariko banzara bivuze natashe. Banzara bivuze natashe ko yabivuga ntari ntari kwemera. Sibyo ra banza ntari kwemera. Karavuga ngo ikizira, ngo ubwo mwumvishe
ngo ubwo avuze ngo duhuze korari ngo ubwo ikizira cyageze akamubwira ubwo si ubujiji koko urumva atari ubujiji ibyo bisaba no gusenga ntabwo bisaba gusenga kuki tuvuge ni ukugira ngo ijambo ry'Imana ridufashe kugira ngo kuko ishyaka ritagendera kuri gahunda ryerekeza ku kavuyo ni ngombwa ko dukomeza kugeza nkehe uribuka n'aba ngaba ukuntu twabisomye guhera ku murongo wa 21 kugeza kuwa 34 icyanyuma nshaka dusorezaho nuko ni ibintu biri ridiculous hari n'igihe mbibwira nk'abantu bakavuga ibyo byabayeho kandi bakagira n'ababashyigikira kuko kumva koko ntabwo wari wicara ijambo ry'Imana mwebwe murifite mukunda ijambo ry'Imana mukunda ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rirabatura ijambo twese iyo turebye inyuma hari ibintu twanyuzemo ujya ureba inyuma ukibaza ariko ubwo twari dufite ibitekerezo twagiraga ubwenge ese kuki twabonaga nk'aho ari byo kandi twifitiye Bibiliya yacu ntituyisome koko tukabibamo imyaka n'imyaka. Icya gatanu ni nacyo nsoreraho, ishyaka ritagira gutekereza riganisha ku bupfapfa. Saba Imana kujya igufasha gutekereza neza. Ishyaka ritagira gutekereza riganisha ku bupfapfa. Bajya bavuga ngo rimwe na rimwe kwemera ni nk'ikiyobyabwenge. Iyo baduhaye ubuhamya bw'ibintu twagiye tunyuramo natwe tukabireba n'ibyo natwe ubwacu twagiye tunyuramo, ugasanga abantu barasomye Bibiliya imwe bakumva ko iyo ugeze ku rusengero hari ugiye kwinjira ugomba kuba witwaje agatambaro ugahita ugapfunyika mu mutwe. Ngo kuko ugiye gusenga. Uri kubyumva? Kandi basomye amagambo abiri muri prescriptive na descriptive. Warangiza ukumva uri mukuri imyaka n'imyaka, yasohoka ubwo ahageze ni nkaho yasohoka kagatambaro nushaka ugakuremo ubwo umusatsi ubaye mwiza cyangwa se ibyo barambe bibaye byiza bitewe nuko ugeze hanze ariho wakabaye uri mu isi uri kubwiriza Kristo. Kandi abantu ugasanga babirimo imyaka n'imyaka kandi bakumva ngo bari hehe, ngo bari mukuri. Kandi aho bari gusoma usibye ubunebwe gusa nta nubwo basabwa gusoma ikindi gice, bihanganye bagasoma icyo gice gusa bakakirangiza. Babona prescription, babona ko uri kuvuga arasoza avuga ati niyo mpamvu Imana yahaye abadamu umusatsi muremure mu cyimbo cy'umwambaro wo mu mutwe. Wakwambaye igitambaro kuko ugikunda igitambaro, ariko ntucyambara uvuga ngo nuko kiri spirituel. Spirituel ni ngikira mu Kinyarwanda. Wakwambaye igitambaro. Twebwe niyo mpamvu nkundira itorero ryacu. Itorero ryacu ririmo abantu bafite imisatsi mitoya bahora bogosha, abagore bahora bogosha imisatsi yabo. Nizere ko batogosha bumva ko ari abanyamwuka kurenza abantu. Nizere ko ari uko bo bakunda kugenza ute kogosha. Dufite abafite ibitambaro, nizere ko batambara ibitambaro bumva ko noneho ubwo bambaye ibitambaro ari umwambaro wo mu mwuka. Turi hamwe. Dufite abapastori hano baba bambaye amakoti na karuvati guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Baba yabagiye no kuri shanti akagenda yambaye karuvati, ari no guterura n'amatafari akaba yambaye karuvati. Nizere ko batambara karuvati bumva ko ari spirituel, ahubwo ko ari style bakunda. Dufite abambara amashati. Ese nkanjye reba, nari ngiye kuvuga ngo umudigi mbona atari byiza. Uragira ngo tuvugishe, uragira ngo kwambara karuvati kayirirwamo amasaha, uragira ngo ni ibintu byaba binyoroheye? Ariko nizere ko mu byo twigisha tutigisha ko ishati ari spirituel. Ndagira ngo muhaguruke dusenge. Tugiye gusenga,
niturangiza turatanga amaturo na kimwe mu icumi byacu, tudashaka kugura n'Imana, ahubwo tuyishimira ko ari Imana nyiri byose. Kandi twibuka ko ijambo ryayo ari ukuri, yuko iyo tuyihaye umuganura w'ibyo twunguka byose, ibigega byacu biruzuzwa bigasendera imitobe. Wibuke yuko ishyaka ry'umurimo w'Imana risaba kubakira ku ijambo ry'Imana no kugengwa na Mwuka Wera n'ubwenge. Iyo bibuze riganisha ku buyobe, ubupfapfa n'akavuyo. Imana yacu rishoboye ntigirwanirirwayo. Kugira ishyaka mu murimo udafite ubumenyi bikuganisha ku buyobe. Jya wiga ijambo ry'Imana ubudasiba. Ishyaka ritayobowe na Mwuka Wera riganisha ku rupfu. Jya ukomeza kwizera Kristo akubere byose muri byose. Ishyaka ritagira ubwenge riganisha ku kuba inzererezi. Saba ubwenge buva ku Mana, ugume mu rugo, uba umwana mu rugo. Ishyaka ritagendera kuri gahunda ryerekeza ku kavuyo. Ishyaka ritagira gutekereza riganisha ku bupfapfa. Data, tugushimiye kuko uri kw'ijambo ryawe gufite umumaro ku buzima bwacu bwose. Ndakwinginze Mwami ngo utunganye kandi wuhagire imitekerereze yacu, utunganye wuhagire ibyiyumviro n'amarangamutima yacu, uyobore inzozi zacu, dukomereze ukwemera, vugurura inzara n'inyota mu mitima yacu, tumaranire kunyoterwa n'ijambo ryawe. Data, jya uturinda ubuyobe, jya uturinda ubupfapfa, jya uturinda kuba inzererezi. Data, turinde ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Acira amaturo yacu, acira kimwe mu icumi, acira amashimwe avuye ku mitima y'ubwoko bwawe. Reka bikubere umubavu, bikubere igitambo gihumura neza. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen.